ihame ry'umunsi. Uyu munsi ndashaka kuvuga ku bantu bavuga izina ry'Imana. Ese bisaba iki? Hari ihame bigomba kugira ngo uvuge izina ry'Uwiteka? Reka twumve iki byanditswe bivugaho. Urwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Timoteyo 2:19. Nyamara urufatiro rukomeye rw'Imana ruracyahagaze, rwanditsweho iki kimenyetso ngo Uwiteka azabe, kandi ngo umuntu wese uvuga izina ry'Uwiteka ave mu bidatunganye. Umvise ngo niba ushaka kuvuga izina ry'Uwiteka ngo banza uve mu bidatunganye. Mu yandi magambo, kugira ngo Imana ibashe kuvugana nawe ngo nuko ugomba kubanza ukava mu bidatunganye. Mu yandi magambo, ntabwo uri umaze gukora ibibi nurangiza ngo uvuge izina ry'Uwiteka. Oya, ngo urabanza witandukanye n'ibidatunganye ngo ubone kwemererwa kuvuga izina ry'Uwiteka. Niko Bibiliya yivuze. Mu yandi magambo, ntuzajya wumva ngo amahame ni ukumenya ngo mu banyamategeko, ku bantu bize droit, bo barakubwira ngo ingingo iyi ihanwa n'iyi nuko. Rero icyo ashatse kukubwira ni iki? Bibiliya yo ni amahame, ubwami bw'Imana ni amahame. Nubasha gukurikiriza inyigisho, ubuzima bwe buzahinduka uburere. Niba ushaka kuvuga izina ry'Uwiteka ngo banza uve mu bidatunganye ngo ubundi Imana yiteguye kuvugana nawe. Hari ibyifuzo bimwe ufite ushaka gusengera ngo ariko ngo banza uve mu bidatunganye ngo kugira ngo ubashe kuvugana n'Imana. Data, mu izina rya Yesu, sengera uno munsi umuntu wese wari uhagaze ahantu hadakwiye kugira ngo umuhagarike ahantu hakwiye. Urakoze kubikoreye kuyubahisha, ni mu izina rya Yesu, amen. Shoje nkubwira ngo ibuka uri we biri mu bigize amahame. Shalom.